nuko rero nanjye naracurukuwe bavandimwe mu by'ukuri nanjye nabanjije kunyura mu madini atandukanye nzenguruka nshaka ndeba ko nabona icyampesha ijuru wagera unayatubwiraho nuko nahereye wenda muri Katolika ariko nari umwana ntaramenya ibyo ari byo aho menye yakenge nsa n'ujya mu bakoro muri eyari habatirizwa nuko haciyemo iminsi nkajya mbona ubwo butungane ntabwo ndavuga nti reka njye muri ADPR njya numva bagurukira hejuru tubarigezemo naje kujyayo baguruka nanjye nkaguruka bakakubita umuziki wa senti nanjye nkavuga nti kabisa ubanza ahangaha hari ibyo igomba kumanuka bya bindi bigomba kuboneka kuri rero muri ADPR nahamaze imyaka itari mikeya kuko nahamaze imyaka 17 iyo myaka 17 nahahereye inshingano zitandukanye urumva ubwo nahahereye inshingano y'uburirimbyi mahereye inshingano y'ubunyamasengesho nari ngeze ku nshingano y'ubudiyakoni kandi mu by'ukuri akampa ubudiyakoni bambwira yuko kuko jye bangize umudiyakoni nkiri umusore asoma nkabaze ubundi ko umudiyakoni bavuga yuko yakagombye kuba ari umugabo kubera icyo baravuga ati bitewe n'imyitwarire yawe mu rubyiruko rwose ati twagutoranyije ahangaha tubona ko ukwiye uri umukozi rwose nshya narwo nanjye ndavuga nti ijuru ry'Imana nshya narwo rwose ndavuga nti noneho ndaribonye bidasubira gusa ntihari ukuntu se naba nageze hariya kuko numvaga nyine hari umuntu kuba ari mu cyiciro cy'imbere iyo ngiyo rwose n'Imana nizizanahera kuri abo bantu b'imbere naje rero gutangazwa n'ikintu kimwe n'ubundi kuko ubwo nuko nagiye wenda nyura ku ruhande mu by'ukuri natangiye ndi umukristo usanzwe muri ADPR noneho nakwiga kuko nkabona ibyaha ntibinshiraho nkabona ntabwo ibyo bintu birangira numva umutima uhagaze nturangira nkavuga ntese niryari vuba ntahari wenda wanza ari uko nza nkaba umukristo byonyine nireka mbe n'umunyamasengesho njya muri groupe yasengaga mba umunyamasengesho nkajya ngerageza gusenga ku mibyizi nkasenga ku misozi nkasenga ahantu hose mu by'ukuri rwose nk'abantu bari banzi mu idini bari banzi nk'umuntu w'umunyamasengesho nuko nza guhabwa ibintu byinshi mu idini bampindura umuvugabutumwa ibi nkajya ngenda nkavuga hariya nkavuga nyine nanjye nkabikurikiranya uko numvaga babikurikiranya ariko nkavuga numva birabaye nyine bakamya ushyiramo agategeko neza rwose birimo neza nuko ubwo ariko cyakoze no mu masengesho nyine numva naho ntibirangira neza abantu reka noneho njye nkubitaho na korari nkubitaho ya korari nkakubitaho y'abanyamasengesho nkakubitaho n'ay'abakristo ndahita njye mwibira n'ayanyobozi ni rwose ntekereza yuko ibyo bintu bizankesa naje rero gutangara cyane yego naje gutangara ubwo numvaga uko ndushaho kubigwiza ahubwo n'ubunini intambara zigumya ari za zindi zo mu mutima numva rwose nta gukiranuka ntako numva ndi wo kurimbuka nkajya nibaza rwose n'iherezo ry'ibiri zabiriye ndashoberwa nuko ubwo rero mu gihe nashoberwaga nibwo naje guhura n'umuvugabutumwa bwiza arangije yambwira inkuru nziza y'ubutumwa bwiza nyine y'umukiro tangije cyakoze nyine birumvikana nk'umuntu wari warabaswe n'idini ndabanza nyine nkajya nsaza imigeri nkayamubwira ni none se bya bindi batubwiye uku n'uku bavuga ko atari byo nuko ariko akagumya kumbwira aza rero umunsi umwe yaje kunsomera ijambo riri mu Baroma ibice 23 umurongo wa 21 uvuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe yego
gukiranuka kw'Imana twahishuwe. Naritinzeho cyane ndavuga nti ubwo se gukiranuka kw'Imana kwahishuwe ni none se si kwa kundi nkora nishima mu mutwe nkayumva ni none se ubu ngubu ni ukuhe noneho iyo ukomeje hasi ngo havuga ngo kudaheshwa n'amategeko n'ubwo amategeko n'ibyahanuwe ngo ari byo biguhamye uvuga ni noneho bya bindi byo kubahiriza amategeko ubwo ntago ariko ndavuga ni kumukumbwire ntabwo nari narakumenye namaze ntaramenya uko gukiranuka soma Bibiliya ngira gute mba mu masengesho umunsi ku wundi ndavuga ni uko ndashaka mukumbwire uko rero na urumva nyine kwanteye amatsiko noneho njya natangira kwegera mubwira nimbwira n'ibindi komeza umbwire n'ibindi ajya agenda yanyereka uko gukiranuka uko ariko anyereka asobanura neza ko uko gukiranuka ari Yesu asobanurira umurimo Kristo yadukoreye ansobanurira iyi myaka yose ishize akoze uwo murimo ansobanura n'impamvu iyi myaka yose ishize yarawunkoreye mu by'ukuri njya nasobanukirwa ikintu gituma uwo murimo kuko nkufiteho ububasha cyangwa se uruhare kuko nabundi sinzi igenda mvuga nti mu madini sinzi ukuntu batugenza n'abatwavuga mucyo none se umuntu aravuze ngo narabatuwe ngo yaranyishyuriye noneho wamubaza ate se wabatuwe iki bimeze bite ukumva niyo sano bafitanye ntacyo abiziho rero ntabwo byumvikana tubibonye n'ibyo kwa Yesu ubwo ko winjirije ibintu byose ndashaka gukiranuka kwahishuwe ukunyereke arangije abinsobanura neza tubona na ririya jambo riri mu Baroma 5:18 na 19 tubona ko uko gukiranuka noneho umuntu akubarwaho kubarwaho atari ugukorerana noneho ngeze Yesaya 64:5 mbona ko gukiranuka kwanjye ko niyo kugeze mu maso y'Imana ari ubushwambagara bizinga ndavuga ni none se ububundi nibigenda ko nikironeho cyamabwirwa ikintu cyambabaje nari maze iminsi jewe ngiye muri banki nguza amafaranga yo kugura ibyuma ngo mu rusengero rwose mitanangamo amafaranga ageze nko mu 500 ubu ngubu nibingibi noneho bakajya banshonyagereza barambye abaturabibonye bidasubirwaho noneho ntinandi ibintu byinshi uzajya kuvuga ati buntu wagiye warishikiye nanjye nabona umuziki tumaze kurumbaraza hariya bimeze kuri iyi bintu byose birumbara hariya avuga nti rwose mana naka wakabonye tukajya twagasira umva avuga nti rwose ariko mu by'ukuri ntazi yuko ahubwo ndi mu bugomeramana bukabije kuko urumva jewe ikigero nari maze kugeramo nari maze kugera ku kigero mvuga nti imirimo yanjye maze gukora ntirahagije ni ku buryo uko byagenda kose n'Imana nizabirebe ntako ntagize kandi koko mwabavandimwe mwireka mbabwira iyo ijuru riza kuba rituruka muri ibi imisozi narayitereye ubu mubona kumbwira umusozi naba ntazi usengerwamo biragoye amazi nayarayemo ahantu hose umva ntabwo nashoboraga kumara icyumweru jewe ndi mu kazi ntatereye nk'umusozi ubundi iminsi nk'itatu kibuze mu cyumweru cyangwa 2 yabaga ariyo guterera imisozi njya kuvuga ni ndebe yuko nashyikirije ariko nkumva umutima n'ubundi nturakajya kugira ubwo rero maze gusobanukirwa uko gukiranuka kw'Imana ari nako kubasha guhesha umuntu ijuru tutiyongereyeho ikindi kintu nakimye nta kindi kintu giteranyijweho hatiyongereyeho ya miziki hatiyongereyeho bya bindi tuba tuvuga n'amafaranga yo muri banki nuko hatiyongereyeho na ya mafaranga natse muri banki nkajya gukora biriya hatiyongereyeho na ya misozi natereye hatiyongereyeho n'ibindi byose najyaga nibwira nasanze uko gukiranuka ariko guheshije kandi nsobanukirwa neza ko ari wo mwambaro Imana ishaka ko tuzaserukana mu maso yayo atari ukuvuga ngo
twambariye kuri bwa bushwambaga. Imana irashaka ko uwo mwambaro wonyine uwo nguwo wahishuwe, uwo nguwo Imana yashyizeho ikavuga ati uyu nguyu ni wo wera utariho ikizinga. Nsobanukirwa ko ndetse ntanakwiye kuwambarira kuri bwa bushwambagara bwanjye. Nsobanukirwa ko nkwiye kugenda mwambaye wonyine, ahubwo nza gutangazwa no kubona hari abavandimwe bagenzi banjye bagiye bahishurirwa ibyo bintu, nkajya ndirimba ukaririmba nk'indirimbo ivuga ngo ntacyo nzanye mu ntoki ngo kibasha kuncungura, ubyo ukabiririmba uri mu idini, reka kwinuma numva icyo ari cyo, ukumva nyine yarakomeje aravuga ati dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike. Ndavuga nari kubundi bino harya najyaga mbiririmba. Ibuka nk'indirimbo ya 91 ivuga ngo y'igitare cy'Imana. Igitero cya gatatu kiravuga ngo ibyo twakora byose, ngo n'umwete wacu wose, ndetse ngo n'amarira adashira. Byahise binyereka igihe twabaga twicaye mu idini turimo turira, ngo turimo turihana, ngo rwose ngo kandi ugahangwa no guhaguruka. Ahubwo nta nubwo warendaga guhaguruka. Hari n'igihe mwabaga murimo nk'umuntu akaguhamagara kuri telefone, ugahita usohoka hanze ukabanza ukamubesha, noneho ukongera ukagaruka. Mu by'ukuri bene data nari nararushye ku buryo ntabona ukuntu bibabwiye. Naje rero gutangazwa nyine no kuntu abavandimwe bagiye babihishurirwa kera, tukajya tubiririmba tutazi ibyo ari byo, tukajya tugira ubundi jewe reka mbabwize ukuri, niyo agatima kazaga nkavuga nkatekereza nti si uyu muntu yaririmbaga iki, byagendaga gute. Numvaga ari abantu bo mu ijuru, batari abantu babayeho nkatwe. Je numvaga abo bantu ari abantu b'ibyitegererezo nyine Imana yari yarikuriye nko mu bamarayika, ikabashyiraho nyine bagatanga. Ubu rero naje nyine kugira yuko abo bavandimwe ubu ndasoma amakuru ya Pawulo nkavuga nti rwose Garafurere nashimwe kuba yarampaye ubuhamya. Ubu ntago bikiri ibintu mbona nk'iby'amateka yo mu Bisirayeli cyangwa y'ibiki yabereye iyo ngiyo, ahubwo ndavuga nti nshimye Imana kuba Garafurere yarampaye ubu buhamya. Ndashima Imana bavandimwe, biba birebire gihe bijya byanga gucikira, bikagumya bikaza. Muri make yashima Imana ko nanjye yampinduye mushya, yampinduye umukiranutsi, yampinduye umutagatifu, bitakurije ku byo nakoze, bitakurije ku miruho, bitakurije ku masengesho y'abandi bantu runaka b'abagore banjye cyangwa iki, bidakurije ku kindi kintu icyo ari cyo cyose cyaba cyarakozwe, ahubwo bivuye ku cyo Kristo yakoze ari jya gikoreye. Nyamara naje no guhishurirwa yuko impamvu uwo murimo yawukoze mu myaka 2022 ishize, nuko jewe yamenye mbere yuko nanabaho. Ubu ngubu umenya yuko sobanukirwa ko ibi bintu mba nkora n'ibiki byose nibwiraga n'ibiki byose, Imana yo yari ibizi ko nzaba ndi umunyabyaha, ntacyo nzarusha abandi bose, nanjye nzaza nakurika ibyaha. Nuko ngo kubera urukundo rwishi yankunze, iravuga ati reka ku bwa Pasikari ntanga umwana wanjye, namumenya akamwizera azamubera igitambo. Bavandimwe, ndashima Imana ko nabonye igitambo kandi gishimwa n'Imana, kandi cyuzuye, kidafite inenge namba. Numva rero mbishimira Imana. Ubu ndi uwera, ndi umutagatifu, napfa none napfa ejo, iwacu ni mu ijuru. Wataha none wataha ejo, wataha none wataha ejo. Ubwo kandi nyine kuko nkaba naje no kubihamisha iki kimenyetso cy'amazi, ubundi kuko nta mutima ukincira urubanza. Ejo haraye ubwo hari abahoze babimbaza imibatizo yose ko wayibatije, ubundi noneho urabatizwa uwo. Ndababwira ni uwo ngiye kubatizwa noneho ni original ya Pirate hariya yose nayibatizwaga, nari igipindi nyine twibereyemo, nari ibintu by'intuza, ni kandi nibyumve nyine. None se iki nahamyaga nyine ikintu kitabashaga kunkiza, ikintu cyansanze ndi umunyabyaha kikangumya ndi umunyabyaha, ubwo ntago wumva ko nyine nibyo nabyo nta cyari kirimo. Ubu noneho rero
ngiye kubatizwa kuko mfite umutima utancira urubanza. Amen, amen. Ubu ngubu rwose nuko nabahamiriza. Imana ishimwe.